Kame. Ngiye biziriko. Ntabwo bizi koko ibintu yo nakugira. Ubona ugiye kare. Umuntu usindutse. Cyo ugiye hehe koko? Oya wowe nawe uranize da. Ndakunize. Koko mana yanjye. Hakuru rero kuvuga ngo ndazindutse kandi wibuke yuko cya kibazo cya Karine kirakomeye cyane bivuga ko tukijyamo hakiri kare kuko ashobora kubura ishuri burundu. Yes, iravuba ahubwo numva tukiri muri ibyo ngibyo wanshakiye ibyangombwa byanjye ngahita ngenda. Cyangombwa siko bize nibyo wowe. Ko nawe iki. Sene ibintu abazungu nabo baba batuzanye musubo. Nyuma se ibyangombwa byawe babishyize hehe? Kubirebye nkabibu. Kabati. Biri hari kabati. So wabyandure sa undi muntu wandura uranga. Akushirika mubwire. No kurambwira ngo warahindutse. Ndubu ngubu koko kwika ibyangombwa byawe byarakunaniye. Use mama reka nkubaza iki. Ubu ngenzi itetesha ryane. Ngomba kwitetesha nyine ngabijugunya mbonye uko ngo byandure. Twavuze ko tugiye kugenda tuzije dukora utuntu duto kandi tukatwikorera. Hanyuma se warabikoze. Ariko ibintu ni gahoro gahoro. Sibyo? Twumvikana nahereye mu gikoni. Sibyo? None ngeze no mu cyumba cy'abana. Usumva bitari kuza. Ariko reka nkubwire. Hapo mbone ntabwo umusetse. Ejo ndi watetse ibirayi. Igitunguru uragishiriza. Ukagira ngo ni utuntu tw'umukara ukatakata. Babaraho kunserereza sibyo? Manzi nigire mu kureba karangwa. Bimeze neza sibyo? Mbabarira rwose, mbabarira. Icyo nkwijeje ni kimwe. Ntabwo bizongera kandi none ubutaha nzagukosora handi umudugudu wose uzaza kureba umuntu watetse aho hantu kandi nukuri birutuwanga. Oya reka nkubwire none urebe ibintu by'ibyaye byihoreye ko n'ubundi nibituma ngenda ntutubikana dushobora gutinda tugasanga bagiye mu nama kandi none police bajya mu nama niko bashobora kugira kuri izira bira basushaho n'ibiki byose bakabitangira raporo itari nziza usanga bamugeretseho n'ikindi cyaho ukabona umwana buza amahirwe kwikorera ibizamini byiwe. Cyakora ibyo ngubu ntago bigikinishwa da. Wasanga abana banigendeye cyangwa binahindutse rwose. Ntacyo ngaho cyise uko turabona nta kibazo. Ntacyo ntacyo meze neza. N'ubwanwa abona ari bien. Nuko nyine uhita nawe uyaga. Kandi nakubwiye ungiye gusigira poderi waranze. Reka nta by'amapoderi ndi ngomba kuyagarega mba nariye. Ntuneze ahubwo se makuru atari ikintu mwigeze mubiganira. Ahwi. Nibwo mbonye ko ba Pax ibyo bambwiraga ari byo. Nkoresha agakingirizo nkanga ariko n'ubundi ndikumva byancanze pe. Nabasaba nerekera nabuze icyo nkora ndikumva none n'ikibazo mfite nakibashije kugikemura. Sinzi ahantu ndi buke nimba ndi bwiyahure byancanze pe. Ariko reka mpamagare Pax wenda ko yangira inama. Atayifata bajya bavuga ngo umutima byanitse ntibiva pe. Ushobora kuba ndiwe kangira mpamagara numva wenda ko yapfa kuyifata. Alo Pax bimeze bite? Asa nk'ubuye ngo uhamagara ufata telefone wumva bimeze bite? Oya umva naguhamagaye mwana kubaza ese ubundi wari uri he? Phone yangu hamagara wari uri he? Ngo tujya muri douche tutajyanye telefone. Okay ibyo reka tubireke. Nagira ngo ngi n'amandi kumva ubuzima nabuhaze nibuze pe. Ntabwo ndi kwiyumvisha ukuntu ngiye kuba umupapa kakandi pe. Kumva nahaza ubuzima. Ngo ndihe ntacyo byakumarira mwana ndagira ngo ngire inama mwana. Ndagira ngo ngire inama pe kumva ubuzima nabuhaze.
Nose nawe kuri telefone wangira inama mana. Okay. Umva. Ndi kuri ka gashyamba mana. Umva handi ubaje mu bari barwana suhiruka se. Niho ndi. Nanjye ndi gushaka basi nkwamvana bo nkavaho pe. Nenda nkava kuri ino si y'abazima. Ari ntari imana. Man, are you serious? Ngoma. Rero mu makuru twarabivuganyi rwose naranabyakiriye nk'umuntu w'umubyeyi, ariko ikintu yifuza ni ibintu bibiri. Arifuza ko Karine yakomeza kwiga, wenda umwana akamwicaraho kamurera, ariko Karine atavuye mu ishuri. Nibyo ngibyo ari gushaka. Ariko rero reka nkubwize ukuri, uriya mubyeyi ni imfura pe. Ni ukuri kose kutamufasha kwaba ari nko kwirengagiza uwaguhaye. Rwose pe, rwose nimugire ikintu mwamufasha. Noneho ikindi rero, rwose ko wari ugiye kugenda kandi ugiye kujya kuri kiriya kigo kureba uriya musaza wanjye, mwagiye mukamureba, mukamuhitaho mukareba ukuntu mwakemura kiriya kibazo. Ariko ntabwo ariko mbibona. Oya, kuko yagiyeyo birananirana. Ukumva? None nanjye ndaje ndamufashe, turongeye turajyanye, ubwo urumva Karangwa atahita abona ko ari ukuntu byagenze, avuga ati uriya mugore yanteje umugabo kubera akazi ko ari muri famiye, kwa nkunde nemere. Reka njyewe nijyana ubwanjye bidiringe ku giti cyanjye, nibyanga byange nibyemera byemere. Birumvikana abagabo dukunda kwihagararaho pe. Cyakora ibyo cyakora abagabo mukunda kwihagararaho, ibyo mwabikemura ko mwabikemura rwose nta kibazo. We nk'umuntu w'umugabo nimwicare guturumva imyanzuro muri bufate. Ariko hari ikintu ushaka kugira ngo umwibutse. Nubona yanze umwibutse yuko nawe ari uburenganzira bwe bw'umwana kwiga. Ikindi cya kabiri, umwereke yuko biramutse bimenyekanye yuko yanze yuko yakwiga, mu kanya gatoya wasanga afunzwe cyangwa ugasanga abonye ibihano. Ese icyo kintu arakizi? Yabuzwa n'iki se? Erega umenye yuko buriya ngo ni mu kigo cy'abihaye Imana. Ariko se bakurikiza amategeko? Sabi, aha niho nakuburiye Mana. Mana, subanga uri kwakora iki koko? Ngore mwana ubundi kumva nanapfagiye. Kwihora iki se? Ushatse ngo akibazo byanyu ntabyize mwana. Ibibazo byawe ndabizi, ariko si ngombwa kwiyahura. Akabebe kawe kazakubura. Urwanya ikintu nk'iyo Mana. Uri kumva, uri kwiyumvisha ukuntu njye ko umupapa Mana buri kintu cyose nanjye ngisaba mu rugo. Rero icyo nicyo kibazo abajene dufite. Byaba ibyo twabitekerezaga mbere yo kubikora. Tukabireka se no kuntu biryoha ahubwo n'ubu ngubu ndi kumva meze po. Reka njyewe nkubwiye kubitekereza, simba nkubwiye kubireka, ariko ukabikorana ubwenge. Ntumushatse twakundi igicucu. Ese uri kubona utari kwicuza nyine? Nta byakubaho. Erega iki kibazo kirakomeye utabyumva iki. Uzi ko tunamugaruye twari dutanze urugero rubi. Ikindi utagomba kwibagirwa, iki kigo nicyo bihaye Imana. Urumva? Ntabwo tugomba kugarura umwana ugiye mu ngeso mbi. Ndabyemera n'icyo bihaye Imana pe kandi turanabyubaha. Ariko hari ikintu nawe uri kwirengagiza. Umusuku ushobora kwanga akakora ibizamini cyangwa akagaruka muri kino kigo, ukaba wabyirukanirwa kandi n'ejo ubundi cyangwa ejo ukaba wabifungirwa. Ibyo ni iterabwoba. Byo gufungwa se bije mu biti. Ntabwo ari iterabwoba Karangwa. Ibyo nkubwira ni ibintu biba rwose wafungwa tukanakwibagirwa. Ikintu ugomba kwibuka ni kimwe, ni uko umwana wese afite uburenganzira bwo gukora ikizamini cyangwa se kwiga mu gihe cyose yaba atwite cyangwa se adatwite. Oya, ubu rero aho urabizi, kera iyo umwana yabaga atwite cyangwa umukobwa muri rusange cyabaga ari ishyano riguye, ukoresha akajambo kaza kuvuga ngo ni mu muco wa kera. Ariko ubu ntabwo turi kera, turi ubu ngubu, turi mu gihe cy'iterambere n'ibiki byose. None se reka mubaze wenda tugaruka no muri uwo muco wa kera. Iyo uwo mukobwa yatwaraga inda mukavuga ngo ni ishyano ryawe ngo ni uwabaga wayimuteye yabaga ari hehe? Ntabaga ari kwidegembya hanze. Tugareko no kuri uno mwana Karine. Ubu se umuhungu wamuteye inda
ashobora no kuba ari kwidegenza hanze aha ngaha tutanabizi, ari no gutera n'abandi bantu inda. Ahubwo twe ikindi tugomba gukora ni kimwe, ni ukubashakira uburenganzira bwabo, ikindi tukababa hafi kugira ngo tubarinde kuba bahungabana. Kuko ejo cyangwa ejo bundi bashobora kongera kujya gute kugwa muri iryo kosa, bakaba bakongera gutwara inda zitateguwe. Erega simbyanze, ariko amategeko y'ikigo niko avuga. Reglement d'ordre interne yacu ntabwo ibyemera rwose. Abana tubigisha imibare, tubigisha shimi, tubigisha fizike n'iyobokamana. Ntabwo rero tuzajya dufata umwana wigize nabi akigira icyo manzi ngo tumugarure mu bandi akomeze yiga. Oya, ntabwo rero twaba turi gutaha. Oya, ntabwo ariko se bose iyobokamana tubigisha yabishingiye kuki? Karangwa, nturi umuyobozi wa kino kigo bose. None se iki kigo cyanyu kiri hejuru y'amategeko? Wowe gerageza ubahiriza uburenganzira bw'umwana. naho ndi makura humura rwose. Umwana ntago buriya bari bumwirukane ngo agende burundu ariko ishuri. Buriya nuko batari bahaza amategeko agenga uburezi ngo bamenye icyo amategeko avuga kuri ubwo burezi, naho wundi arasubira mu ishuri. Aha, wenda we kubera ko uri umuntu ukomeye kandi na diregiteri akaba ari umuntu wanyu, wenda we bizemera. Naho ngiyewe uzi ibintu byambayeho, ntageze antera utwatsi, arambwira ngo shoshosho ngo genda ngo jyana uwo mugore, ngo umukobwa ngo yabaye umugore, ngo nta mugore ngo wiga. Umva, narababaye uko uzi nababaye imbere nkimara kumenya ko Karina atwite. Niko byahise bingendekera nkaho ari ubwa mbere mbyumvishije ko atwite. Cyakora njye narumiwe n'ukuri kw'Imana. Ntabwo nzi ko burya n'abantu bize n'ukuri kw'Imana babinjije. Ubwo kuko yatinyukaga akavuga ayo magambo. Yatinyuka umuntu w'umubyeyi, umuntu wize. Reka tubireke ahubwo rero ikintu cyari kinzanye hano rwose warambwiye ngo ningufashe. Ndagira ngo turi kuntu twakwihutisha ya gahunda vuba byihuse. Mama ho. Erega no ntabwo ndabyumva neza. Ntabwo ndi kumva kuntu nzafata umwana wanjye nkamukurira mwinda. Inda y'umwana wanjye. Ese ubwo usibye Imana, ngiye nk'umuntu wasomye Bibiliya. Ese ubwo ngubwo Imana izambabarira? Hanyuma ngiye nk'umuntu wasomye Bibiliya. Imana izakubabarira. Hanyuma urashaka yuko umwana wawe ashobora guhita amera nkande nka Muhoza wanjye? Ibyambaye kuri Muhoza ntabwo bizi ukuntu nagiye gusa. Ibyo ntibikabe we. Reka nkubwire ubona ko nameze kuriya. Buriya abantu benshi barimo barasa naho baprofita situation arimo. Ari kumva amajwi y'abantu benshi. Bamwe bari kumubwira jyanga hano bakuramo inda, abandi bakobwa kaza wabigenza gutya ajya kwishingira kuri uyu muhungu, abandi bakamubwira bati kora gutya, abandi bakamubwira dore ni gutya, abandi yihishe gutya, abandi bigira gutya. Reka nkwereka umwana bikamucanga ku buryo akora ibyo atarazi nawe ubwe kubera ko atabizi neza. Erega ntago ari ukubwira umwana ngo ugende gukuramo inda cyangwa ngo tumushyigikire, ahubwo dufasha umwana uwo ari we wese wagize gute wemeye akavuga ati ngiyewe mfashe icyemezo cy'uko ngomba gukuramo iyi nda ubwe nta umuhatiye n'ababyeyi be batigeze babigiramo uruhare. Urumva tukamufasha kugira ngo tumujyane kwa muganga aho babyigiye. Urumva mu kanya gato yataza kugira ibibazo bimeze gute matirisiye taza kumera nka Muhoza wanjye urabizi ukuntu byagenze ikangirika cyangwa bakayimukuriramo nabi bikaba byanamuviramo no gupfa nimba ushaka kubura umwana wawe. Mama maho ibyo bwira ndabyumva. Ariko se reka nkubwire Karangwa, igihe cyari kinzanye hano kugira inama mu muntu w'inshuti yanjye, ariko nibinanirana ejo bakabajyana mu nkiko ntimuzavuga ngo ntabwo nigeze mbabwira. Ndakarabye rwo mu nkiko se kandi bije biti, ariko uzi ko tumugaruye twari dutanze urugero rubi mu bandi bana. Ibaze abantu bose bakumva ko gutwara inda ntacyo bikivuze, ikigo n'ubundi bazongera bangaruriye nige ubuzima bukomeze nta cyabaye. Oya, reka nkubaze ikintu. Hari ikintu muri kwirengagiza kandi gikomeye cyane. Nkeka ko n'abandi bateregiteri mushobora kuba mukirengagiza kandi muzi ko ari ikintu gikomeye. Reka nkubaze ikibazo. Ese uwo mwana yatwaye inda ariko abishaka? None ubwo nimba yarabishakaga yari gusuga yabaga ari guhima nde? Nta muntu abaga ari guhima. Ni barihima ba mujinya. Oya, ntukajye uvuga gutyo ngo barihima ba mujinya. Nawe ukora akanya ushobora kumwangira ukaba barihima ba mujinya. Ahubwo twebwe ikintu tugomba kubanza kureba, ese ubundi abo bana bazi uburyo bwo kwirinda gutwara izo nda zitateguwe? Ibyo bintu murabibigisha? Ayo ni amahugurwa rero uvuye muri Burayi. Uzanye imico y'abazungu nawe yarakwatatse. Uje kuturogera urubyiruko. Ntagaruka uvuga
ubu tugiyeho twigishe ngo kwirinda ngo ubigenze nk'ikigo cy'abihaye Imana dore tugendera kuri Bibiliya twigisha abana ngo kwirinda gusama. Reka mubaza akabazo gambaza wibwira ko bano bakobwa bose turirwa tubona hano bagenda bikaraga bagira bate sibyo kuba badatwara inda nuko batabikora buretse kwimyoza ni ukuvuga ko bo batabikora binsobanurire ariko ntabwo twashyigikira ibyo nimba rero njyewe unaniye reka nigendere. Reka nkwereke umwima hari ndaza kuvugana na representant legal wacu tumubwire ko ikibazo kimeze niyemera umwana agaruke yiga hamagare mama waze natemera kandi umwanzuro wose uzavamo uzawakire ndabizi neza arabyemera